Ese wigeze wibaza impamvu habaho ibyapa bya mpande eshatu hakabaho n'ibyapa bifite ishusho y'uruziga? Ibyapa byose buriya kuri ubona bitandukanye biba bifite ukuntu byitwa ndetse n'icyo bisobanuye. Uyu munsi ndashaka kugaruka ku byapa by'ingenzi cyane mu muhanda tuba tugomba kwitaho igihe turi mu kizamini cya circulation cyangwa se n'igihe turi mu kizamini cya provisoire, kuko buriya utazi neza amategeko yo mu muhanda biragoye cyane ko watsinda ikizamini cya circulation ndetse n'ikizamini cya provisoire, kuko iyo dukora ikizamini cya provisoire tuba dukora ikizamini cy'amategeko y'umuhanda, kandi mu mategeko y'umuhanda niho dusanga ibi byapa ndi kuvugaho, ndetse n'igihe turi mu kizamini cya circulation dutwaye ibinyabiziga mu muhanda, icyo gihe tuba tugomba kwita ku byapa ndetse n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye biba biri mu muhanda, harimo nk'imirongo umuntu ishushanyije mu muhanda n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko ibyo si byo nshaka gutindaho, sinabyo nshaka kugarukaho uyu munsi, ahubwo ndashaka ko tugaruka kuri aya mashusho y'ibi byapa. Ese kubera iki habaho ibyapa bifite ishusho ya mpande eshatu hakabaho n'ibyapa bifite ishusho y'uruziga? Bitandukanira he? Biba bisobanura iki? Biriya byapa umunyeshuri cyangwa se umuntu utaramenyera umuhanda utangiye gutwara imodoka agomba kubyitwaraho gute kugira ngo ataba yakora impanuka mu buryo wenda bwo kuba bitewe n'uko atazi kwitwara ku byapa, ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Habaho impamvu rero baba barashyizeho ishusho ya mpande eshatu bagashyiraho n'ishusho y'uruziga. Hari ibintu byinshi baba bashaka gutandukanya muri buriya buryo, kuko ibi byapa ntabwo biba byitiranwa. Ikindi nababwiye ko ibyapa bigira amoko, ibyapa bigira amoko atanu. Ubu rero hari ubwoko bugiye butandukanye tugiye kugarukaho. Ibyapa mu muhanda tuba dusabwa kuba twagabanyiriza umuvuduko, cyangwa bya byapa byitonderwa mu gihe ukibonye utwaye imodoka uvuga ngo byanze bikunze ndasabwa kugabanya umuvuduko, kuko hari ibyapa bitubuza, hakabaho ibyapa bituburira, hakabaho ibyapa biturangira, hakabaho ibyapa bidutegeka. Mu muhanda haba harimo icyapa kigutegeka ku buryo icyo cyapa iyo ukibonye uba utemerewe nyine kukirengaho. Hari nk'icyapa cyitwa ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Icyo cyapa ntabwo mukizi. Uwo ni umukoro ngiye kubaha noneho kugira ngo mbabwire ko ndi big fish muri iyi game, uzashita ganga nzakamera. Siko nababwiye ko ndi big fish. Abantu rero mwumvise ari ingenzi kuri mwe, mwibuke gukora subscribe muri benshi, nanjye ndi tayari kubatamo amasomo menshi cyane. Urabona ko imihanda ya Bugesera mba ndi kwisokoza uruhara, ngenda mbashakira amasomo hirya no hino mu muhanda kugira ngo muzajye mu bizami muri tayari. Uyu munsi ngiye kugusobanurira icyapa, utandukanyiriza icyapa n'umurongo ku buryo uzajya ubona icyapa ukanapangura akamodoka kawe. Hari icyapa buriya mu muhanda kigusaba gupangura imodoka yawe. Utapangura imodoka ukaba wahura n'impanuka, ukaba warenga umuhanda. Wenda tugaruke nko ku cyapa cya dodani. Icyapa kikubwira ko mu muhanda harimo dodani, ubaye utakizi utazi kucyubahiriza, icyo gihe ushobora kugenda ugasekura kuri dodani. Niyo utarenga umuhanda abo utwaye mu modoka indani bagira ibibazo. Ndagira ngo duhere kuri ibi byapa bya mpande eshatu rero. Dore no kuri iki cyapa kitumenyesha ko mu muhanda harimo dodani, cyangwa se tukite dodani. Reka iki cyapa tukite dodani kugira ngo tubashe kukiga mu buryo bwiza cyane. Nicyo cyapa cya mbere tugiye guheraho. Nababwiye ko njya kubigisha kuri ibi byapa bya mpande eshatu ndetse n'ibyapa by'uruziga. Ni ukuvuga ngo icyapa cya mpande eshatu iyo ukibonye, icyo cyapa kiba kiri kukuburira. Ubundi iyo ugiye gusubiza icyapa, kugira ngo n'abantu barimo barashaka provisoire hano bumvireho, ndetse n'umuntu wese ushaka gusobanukirwa icyapa neza asobanukirwe mu buryo bwiza cyane. Ubundi iyo ugiye gusubiza icyapa mu mategeko y'umuhanda ukabona n'icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kikaba gifite ubuso ni ibara ry'umweru mubona ryinshi ririmo imbere, nibwo bita ubuso, ndetse n'umuzenguruko w'umutuku n'aka kabara k'umukara kaba karimo imbere. Aka kabara ibi bintu byose gutya guhera kuri iyi shusho y'iki cyapa ukaza kuri aya mabara yacyo, ibyo bintu byose uba ugomba kubisobanura, kuko nibyo bitandukanya ibyapa muri rusange. Ni ukuvuga ngo iyo icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, icyo kiba ari icyapa kiburira. Wenda turebe nko kuri iki cyapa cya dodani, cyangwa se iki cyapa cy'aho abanyamaguru bambukira mu muhanda, ndetse n'ibindi byapa bigiye bitandukanye. Ikintu kiba gitandukanye ni kimwe, bitandukanira ku birango biba birimo hagati, ariko ibyapa byose biba bifite ishusho ya mpande eshatu, bikagira umuzenguruko utukura, bikagira ubuso bwera, hakazamo na kiriya kirango cy'umukara. Ayo magambo yose uba ugomba kuyasobanura mu gihe bakubajije icyapa. Ubwo wenda n'urugero kuri mudasobwa hari igihe uzasanga handitse ngo icyapa kiburira kirangwa n'iki, bahita babigutondekera ku murongo, bakakubaza wenda kirangwa na mpande eshatu ndetse n'ubuso bwera, umuzenguruko w'umutuku. Bya bintu byose kurana bigutondekeye nabo bakabizana bitondetse. Icyo gihe ibi bintu nuba warahuye nabyo ukaba ubizi ko icyapa cya mpande eshatu kirangwa n'ibyo bintu, nukibona ntabwo uzaca udukoni.
ikindi niba uri umushoferi ukaba ubonye icyapa ukaba uzi ngo iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, ubwo kiri kumburira ko imbere mu muhanda harimo dodani n'urugero, icyo gihe uzibwiriza kugabanya speed kuko uzi neza ko ugiye guhura n'iki na dodani mu muhanda. Ikindi gihe uzaba utwaye imodoka ya manuel, kugabanya speed niba batarakwigishije kwangaja no gupangura, aho niho imodoka izakuzimanira. Ngaruke kuri ba bantu bagiye bambaza ngo k'imodoka ituzimana zagara gutya na gutya biterwa n'iki, cyangwa ukabona umuntu arakubajije ngo ni iyihe vitesse nakoresha mu gihe ntwaye imodoka ahantu hazamuka. Biterwa n'ukuntu ako gacuri kangana, ikindi bigaterwa n'akavuyo kari mu muhanda. Buri imodoka uyitwara ugendeye kuri situation nyine y'umuhanda urimo. Urumva nk'umuntu uri gutwara imodoka Nyabugogo kano kanya ntabwo yameze nk'umuntu uri mu muhanda wa Bugesera urimo imodoka 2-3 ari kwiyanura, ntabwo mwagendera kuri speed imwe na vitesse ntabwo aba ari zimwe. Rero vitesse zihinduka bitewe n'umuvuduko imodoka iri kugenderaho. Nibyo nshaka kugarukaho hano. Rero ntabwo uzabona icyapa cya dodani imbere utwaye imodoka ya manuel wari uri muri vitesse ya 3-4 uri muri irukanka cyane, ngo nubona icyapa ukandagire kuri feri ugabanya umuvuduko wibagirwe gupangura vitesse zawe ngo imodoka ibure kuzima. Ntabwo manuel na automatique babitwara kimwe. Ni ukuvuga ngo manuel mu gihe ugiye kwigabanyiriza speed kora ku gaferi ugabanye speed, wibuke no kuza gushyira amburiyaje hasi ugabanye za vitesse ugenda uzipangura. Kugabanya speed na vitesse zigende zigabanuka nyine vitesse ku muvuduko wayo. Numara kurenga dodani wongere wangaje vitesse wihute. Ni nako bizagenda igihe uzaba ugeze ku muhanda wenda cyangwa se ahari iki cyapa cya stop n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye bikubwira kwitonda no kugenda gake mu muhanda. Reka tugaruke wenda no kuri iki cyapa cy'abanyamaguru bambukira mu muhanda. No kuvanga iki cyapa, ibi byapa byose ubibona hagati y'intera ya metero 120 n'150 kuzamura. Ibi byapa ubireba neza aho waba uri hose utwaye ikinyabiziga. No kuvuga ngo mu gihe ubonye kino cyapa rero utwaye ikinyabiziga wowe mu mutwe wawe hita umenya ngo iki cyapa kiri kumburira iki kintu. Iki cyapa kirambwira ko imbere hari aho umuhanda winjira mu wundi, aho naho hazaba hashinze icyapa cya stop. Sinzi niba turi kugendana neza. Ahantu hashinze icyapa cya stop iteka ryose iyo hageze ubusabwa kuza gushyiramo ikiranga cyerekezo cy'aho hantu ugiye. Ikindi kintu cya kabiri ubusabwa kugabanya vitesse zawe ni kwa gupangura nyine nababwiraga. No kuvuga ngo niba ugeze hano hantu ukaba ugiye kwinjira mu muhanda wenda wari muri 3, niba utaranabyize neza ariko urabizi ko iyi modoka iri muri 3 ibiri kwihuta cyane, no muri 4 gutya imodoka iba yiruka cyane. Ntabwo uzagira ahantu hari iki cyapa cya stop kugumana uwo muvuduko ufite muri vitesse ya 4, kandi ntabwo uzagabanya umuvuduko ngo imodoka ikomeze kugenda itagize ikibazo kubera ko utapanguye vitesse bitewe n'ahantu ugeze gute ugeze cyangwa se n'ahantu uri kugenda. No kuvuga ngo mu gihe rero ugiye kwinjira mu muhanda uba ugomba kubigaragaza hakiri kare bitewe n'uko iki cyapa nacyo bakikwereka hakiri kare. Uri kumva intera ibiri hagati y'icyapa n'ikintu ugiye guhura nacyo haba harimo intera ndende cyane, metero 150. Icyo kintu uba ufite umwanya wo kukitegura ugapangura vitesse ukakinyuraho neza witonze ukabona gukomeza. So kuvuga ngo ngo namaze kwangaja vitesse ngo umuhanda nawo ufashe ngo nzi gutwara ngo ndagiye, no way. Ikintu ubusabwa no gutuza ukamenya ngo umuhanda ndimo urimo ibihe bimenyetso ngomba gukurikiza, tukarindana tukagerayo amahoro. Ikindi kintu niba ugeze ahantu ukaba uri mu binyabiziga byinshi ukabona imbere yawe hari ibinyabiziga ushobora kuba wagonga mu gihe bihagaze bitunguranye. Hari igihe buri ubutwaye nk'ikinyabiziga wowe uri perfect nta kibazo, ariko nk'umuntu w'imbere yawe akaba yagufunga na feri mu buryo butunguranye cyane. Icyo gihe wowe w'inyuma bitewe n'ukuntu bigutunguye hari igihe ujya guhagarara ugashiduka wamugonze. Ikindi hari abantu bagira defo yo kugenda bareba ku ruhande. Biriya bintu ni bibi cyane biteza impanuka. Nicyo cyagihe umuntu azagufungana wari urebye ku ruhande ukagarura amaso wamugezeho ugahita umugonga. Niba utwaye imodoka buri focus ureba imbere, speed waba ugenderaho yose ariko byibura situation iri kubera muri metero 150 imbere yawe uri kuyireba neza cyane. Ahantu utabasha kureba muri metero 150 ntabwo abantu wemerewe no kudepasa, ubwo uzagendera ku murongo w'ikinyabiziga kiri inyuma kiri imbere yawe ugende gake gake, n'abinyuma yawe bakugendere gake nyine mugendane. Nimugeraho mubona bishoboka murebe imbere neza mudepasanye mugende. Hari igihe njya mbona abantu mu muhanda bari kugenda zagara nkibaza nkavuga nk'uyu arabizi ko atwaye ubuzima bwe basi. Niba utwaye imodoka wenda harimo n'abagenzi bawe ariko ureka gukora ibintu hubaguritse mu muhanda ngo uri kwemeza abantu umenye ko utwaye n'ubuzima bw'abantu. Ngiye ntabwo hano mbanje kubaha amasomo, mbanje ngo tubiganireho ntihakagira abantera ibuye. Kandi ikindi nababwiye ko ntawe mpaye akazi ntihakagira abantu bambwira ko ndondogora. Aya ni amasomo mba ndi kubaha cyane. So nari mbabwiye kuri biriya byapa
kiburira. Biriya byapa bifite ishusho ya mpande eshatu, bikagira ubuso bwera, bikagira umuzenguruko w'umutuku n'ikirango cy'umukara. Icyo cyapa uzakibona hose uzamenye ngo iki ni icyapa kiburira. Nihagira n'umuntu kubaza ngo iki cyapa kiba mu buhe bwoko bw'ibyapa, ngira ngo mujye mubona uduchallenge polisi gikoresha abantu mu muhanda, akaba yazana nk'icyapa akakubwira ngo iki cyapa kiba mu buhe bwoko bw'ibyapa, uzamusubiza utuje umubwira ati iki cyapa kiba mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere cyangwa se mu bwoko bitewe n'icyo akubajije. Ariko nakubaza kuri biriya bya mpande eshatu, ubwo twamaze kubona ko mpande eshatu ari ubwoko bugira gute, buburira. Kiriya ni icyapa cyo mu bwoko buburira. No kuvuga ngo ubwo ni ubwoko bwa mbere umaze kumenya. No kuvuga ngo kiriya kirango cy'imbere nyine bazakwereka ikintu kirimo, iyo ukibonye nawe uhita ugisobanukirwa. Iyo washushanyijemo inyamaswa ubwo baba bakuburiye nyine ko umuhanda ugiye kugeramo ari umuhanda urimo akajagari k'inyamaswa, ukamenya ukuntu hitwara. Iyo ari umuhanda urimo umuyaga w'intambike, ibiki n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, kugira ngo mujye mubibona no mu igazeti biba birimo. Iki kindi cyapa tugiye kugarukaho ni iki cyapa cya stop. Icyapa nakivuzeho kenshi cyane, ariko abantu mbona ntabwo barimo baracyitaho cyane. Ariko iki cyapa ndashaka kukubwira ko ni icyapa kibi cyane ugomba kwitondera mu gihe utwaye imodoka mu muhanda, kuko iki cyapa bagishinga ahantu umuhanda uhurira n'undi. Iyo ugiye kwinjira mu muhanda rero, hari igihe winjira nawe ugashiduka winjiranye izindi modoka zawe ugendagamo zigahita zikwemeza. Uri kubona wenda twavuta ibi babishinga mu muhanda uva muri quartier winjira mu muhanda mukuru nyine to, cyangwa se muri road principal cyangwa muri main road. Sinzi ukuntu nabigusobanura kugira ngo uhite ubyumva vuba cyane, ariko ndakeka byumvikanye fresh. Mu muhanda munini nyine to, no kuvuga ngo rero igihe cyose ugiye kwinjira mu muhanda ugomba kubanza ukamenya situation iri iburyo bwawe n'ibumoso bwawe, ukamenya ibinyabiziga biri kugenda muri iryo sangano ugiye kwinjiramo biri kugenda bite, ukabona kwinjiramo. Hanyuma uzabusabwa gupangura za vitesse, kugabanya umuvuduko, ukagenda gake, wagira imbere ukanahagarara ukabanza ukareba mu muhanda ukuntu bimeze, ubundi ukabona kwinjira mu muhanda. Ariko hari umuntu uzameze nk'umusazi akaza n'ibivuduko byinshi cyane, ubwo kiri buze no kumuzimana n'ibiki, akaba yiyahuye mu muhanda ukabona aciye hagati y'imodoka yiruka nk'umusazi. Kirya gihe hari igihe ushiduka bakugonza umuhanda bawukurengeje. Ikintu muba musabwa nta kindi rero no kumenya ngo iki cyapa ni bwoko ki, kirambwira iki. Iki cyapa cya stop kiba mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere, bakita stop. Aho uzakibona hose, cyangwa nihagira umuntu ukubaza ngo iki cyapa kiba mu buhe bwoko bw'ibyapa, cyangwa se iki cyapa kivuga ngo iki ni icyapa cyo gutambuka mbere, kiba no mu bwoko bw'ibyapa nyine byo gutambuka mbere. Iyo bakubajije ubwoko kibamo, ubabwira ko kiba mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Hari n'ibindi byapa byinshi cyane bigiye bitandukanye rero, ibyapa bitegeka, ibyapa biburira, ibyo bintu byose ngira ngo nagiye mbibabwira ko habaho amoko 5, ariko tuzagenda tuyagarukaho yose. Make subscribe right now and thanks for watching this fucking good video. Really appreciate everyone.